Umunyarwanda niwe wavuze ngo Imana itanga ikoti ikurikije imbeho. Bivugwa ko buryo ubuzima duhitamo kubaho ari bwo bugena icyadufasha. Aba nabo bihitiyemo kwiberaho ukuntu gutangaje none byabahaye kutarwara no kuramba. Tekereza kubaho nta ndwara za zindi zatwibanire, ufite ingufu nyinshi kandi unezerewe kugeza ku myaka 100 ndetse no kurenza. Uyu munsi tugiye kuvuga ku gitangaza cy'ahantu ku isi mu duce dukunze kwitwa zone z'ubururu. Izo zone ziri ahantu hatandukanye ku isi, abantu baho babaho imyaka myinshi kandi mu buzima bwiza. Ariko se ni iki gituma aba bantu babaho imyaka myinshi ndetse bakagira n'ubuzima bwiza? Nibyo tugiye kumenya uyu munsi, ariko mbere na mbere reka tubanze tubashimire ku mwanya wanyu mwafashe mugafungura iki kiganiro. Turashimira cyane abamaze gukora subscribe kuko ibyo tumaze kubagezaho byose byavuye mu ngufu baduteye. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, twakwisabira ko muze kunyurwa n'iki kiganiro utagenda udakoze subscribe mu rwego rwo kutwongerera ingufu. Wibuke no gukanda ku gashusho k'inzogera bityo ntihazagire ikiganiro cyacu cyongera kugucika. Inshuti zacu rero, mwaduha inama n'ibitekerezo byanyu ku nkuru tubagezaho, mwaba mwanyuzwe kandi mugakanda like na share, mugasangiza abandi utu tuntu tw'ubwenge. Tubahaye ikaze bakunzi b'inkuru z'utuntu tw'ubwenge, njye mugiye kubana banyita Twige. Zone z'ubururu ziba ahantu hagiye hatandukanye ku isi, aho abantu bazwiho kugira ubuzima buramba kurusha ahandi hose. Iyi nyito yamenyekanishijwe na Dan Buettner, umushakashatsi wa National Geographic wize izi zone kugira ngo asobanukirwe ibanga ry'ubuzima burebure buranga abahaba. Izi zone z'ubururu ziherereye ahantu hatanu ku isi, hakaba hibera abantu baramba cyane kandi bagasazana ubuzima bwiza. Dan Buettner yazimenyesheje isi nyuma yo gukora ubushakashatsi ku mpamvu zituma abaturage baho baramba. Iya mbere muri izi zone z'ubururu iherereye Okinawa mu Buyapani, ahantu hari umubare munini w'abakecuru babayeho igihe kirekire ku isi. Iya kabiri iri Sardaigne mu gihugu cy'Ubutaliyani, naho hagaragara abagabo benshi baramba kurusha abandi. Iya gatatu yo iherereye Nicoya mu gihugu cya Costa Rica, abaturage baho bagira indyo ikungahaye ku bimera kandi bafite ubuzima bwiza kubera imibanire myiza y'imiryango. Naho zone ya kane iri Ikaria mu Bugereki, ni mu kirwa aho indwara zidakunze kwigaragaza kandi abaturage bagasazana ubuzima bwiza. Zone ya gatanu yo ikaba Loma Linda muri California mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho abagize umuryango w'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi baziho kurama imyaka 10 irenze ku y'abandi Banyamerika. Dore muri make impamvu z'ingenzi zibihariye mu buzima zitera aba bantu kuramba. Iya mbere ni uko ari abantu bafite umuco wo kurya indyo nziza kandi y'umwimerere, aho usanga birira indyo ikungahaye ku mboga, imbuto, ibinyampeke n'ibishyimbo. Ni abantu batarangwa cyane no kurya inyama zitukura, ahubwo birira amafi n'ibiribwa babika mu buryo bwo kuranzika, ibyo bita produits fermentés. Birira nanone ibiryo bikungahaye ku ntungamubiri zirwanya uburwayi n'ibinure, bakarya ibinure byiza nk'amavuta ya olive n'andi mavuta yo mu mbuto nka kokowa n'izindi. Icya kabiri ni uko barangwa kandi n'imyitozo ngororamubiri ya buri munsi. Aha bikagaragarira n'ubwo bo batitabira imyitozo ngororamubiri muri za gym, ariko baba bifitiye ubuzima budasanzwe burimo kugenda, guhinga no gukora uturimo two mu rugo. Ni abantu bashyira imbere kugenda n'amaguru cyangwa gukoresha ingufu za kamere, bo ntibakunze rwose gukenera ibibatwara buri gihe, yewe no kuzamuka mu nzu ntibakenera za ascenseur cyangwa za lift.
muri Sardaigne ho abashumba baho bigendera ibirometero byinshi buri munsi n'amaguru. Icya gatatu kibaranga ni uko bagira imibanire ikomeye hagati yabo mu miryango. Bivugwa ko burya umuryango n'inshuti bifite agaciro kanini cyane, ibya ya mvugo ngo udafite inshuti afite imvune. Mu Bugereki na Costa Rica abantu bamara igihe kinini bari kumwe, bikagabanya stress, bikaba mu bibafasha kuramba. Muri Loma Linda hariho cyane imiryango ifashanya ishingiye ku myizerere yabo. Icya kane ni uko ni abantu bita cyane ku kugabanya stress no kuruhuka neza. Urugero nko muri Ikaria mu Bugereki, gufata agatotsi ako ko ku manywa twita sieste cyangwa nap bimeze nk'umuco. Abaturage baho babaho ubuzima butuje aho stress ari nkeya. Muri Okinawa bafite intekerezo cyangwa filozofi yitwa Ikigai, ari byo bivuga impamvu ituma ubyuka buri gitondo. Aho uba ugomba kubyuka buri munsi utekereza ku mpamvu nziza ubona ituma wumva wishimiye ubuzima. Iyi filozofi yo kwishyira mu mutuzo ibafasha kubaho nta stress. Icya gatanu ni uko bashyira imbere ikintu cyo kubaho ufite intego, kuko burya bavuga ko kugira impamvu y'ubuzima bituma abantu bakomeza kugira ibyishimo. Ikindi ni uko bita ku gukora ibikorwa bifitiye akamaro abandi, haba mu bikorwa by'amaboko cyangwa ibitekerezo. Nko muri Okinawa bafite igitekerezo cya Moai, aho imiryango y'inshuti ihurira hamwe ikamarana ubuzima bwose. Abashakashatsi bagaragaje inama ngenderwaho n'ibikorwa bifatika byagirira abantu akamaro mu gushaka kurambana ubuzima bwiza. Inama ya mbere ni ugufata indyo nziza, tukarya imboga nyinshi, tukirinda inyama nyinshi n'ibiribwa bikonjeshejwe n'ibyinshi bikorerwa mu nganda, kuko akenshi habamo ibyongerwamo byangiza ubuzima. Ikindi ni ugukomeza kugira ubuzima bufite ingufu, birimo kugenda n'amaguru, guhinga, kwita ku bworozi no gukora uturimo two mu rugo. Haza kandi kugira inshuti nziza, tugashyira imbere imiryango yacu n'inshuti nziza. Mu kugabanya stress tugafata igihe cyo kuruhuka, tukiga umuco wa sieste, yoga cyangwa kwibanda ku mitekerereze ituje. Tugomba kumenya kandi impamvu ituma twishimira ubuzima, dushaka ibyo dukunda gukora bikaduha imbaraga zo gukomeza kubaho twishimye. Ikindi ni ukwirinda gusinzira nabi, tugafata umwanya wo kuruhuka neza mu gushyiraho gahunda y'ijoro yadufasha kuryama neza. Muri make, gukurikiza imyitwarire y'abaturage bo muri zone z'ubururu bishobora kudufasha kugira ubuzima bwiza, burebure kandi buzira indwara. Burya si ikibazo cy'amasano cyangwa DNA cyangwa ADN, ahubwo ni ubuzima tubamo buri munsi. Ubu buryo bwose twabonye, abenshi babushyize mu bikorwa, ubuzima bwiza bwakwiyongera ku isi. Nk'ubu njye mpise mfata gahunda yo kujya ngenda n'amaguru nibura iminota 30 ku munsi. Wowe ni iyihe gahunda wumva wabasha gutangira none? Tubwire mu gice cy'ibitekerezo. Mwakoze rero kubana natwe, abashimye inkuru twabagejejeho mwakanda like na share mukayisangiza abanyu. Ku bari badukurikiye ku nshuro ya mbere, mwakwibuka gukora subscribe kugira ngo mutazigera mucikwa n'izindi nkuru z'ubuzima n'imibereho myiza. Ubundi rero tugumane mu biganiro by'ubutaha. Mugire ibihe byiza kandi turabakunda.